Hello guys, ubwo twari twicariye turimo kwisobanurira amazina nk'ibisanzwe, hariho inshuti yacu yahise itubwira ngo ndashaka muzansobanurira izina Ezekiel. Ubwo twari twicaye turimo gusobanura izina ry'umuntu usanzwe uzwi, inshuti yacu yari yadusabye. Hari inshuti yacu yitwa Emeline rero yadusabye ngo ndashaka muzansobanurira izina runaka. Icyo gihe nako twicaye tugakora, twari tugize turavuga ati inshuti yacu yadusabye ko twayisobanurira izina ntabwo twayihemukira, turaza dusobanura izina Emeline nk'uko mwabyumvaga hano. Yes, twongeye gusuhuza cyane twifuriza imigisha, amahoro y'Imana ndetse n'ishya n'ihirwe. Wibuke neza ko iyi ngiyi ari Silas Mika. Umunsi nkubiyeye turabagezaho ubusobanuro bw'amazina, twagutegurira uyu munsi turakugezaho ubusobanuro bw'izina Emeline, cyangwa se abantu bitwa Emeline. Tunarushaho kwifuriza umunsi mwiza n'amahoro, tunasuhuza cyane abantu bitwa ba Emeline. Dore ubwo rero ubwo turimo gusobanura izina Emeline, twaraje tubona hano hasi muri comment. Tukimara gukanda muri comment twahise tuzamuka tuza gusanga watwandikiye hano witwa Ezekiel. Aje avuga ngo nyabona nimunsobanurire izina Ezekiel. Ikintu twaje dukora twese tuvuga ati turagarutse. Ubundi Ezekiel ni izina rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayo, rikaba rituruka ku ijambo Ezekiel. Iri jambo naryo rikaba risobanura ngo Imana irakomeza cyangwa se Imana itanga imbaraga. Ni izina kandi riboneka cyane cyane muri Bibiliya, aho Ezekiel yari umuhanuzi ukomeye wo mu isezerano rya kera. Abantu bafite iri zina bakunze kurifatanya n'ibi bikurikira: bakunze kugira imbaraga ndetse no kwihangana, bakunze kwizera Imana, ubutwari ndetse n'ubuyobozi. Mu mpine bashobora kwitwa Ezeki cyangwa se Zeki. Dore kandi ibiranga abantu bitwa iri zina Ezekiel bose. Ubu ni imico ikunze kugaragara kuri abo bantu bitwa ba Ezekiel. Abitwa ba Ezekiel bose bakunze kuvugwaho ibi biranga bikurikira: kugira imbaraga ndetse no kwihangana, kuba abantu batekereza cyane mbere yo gufata umwanzuro, kugira umutima wo gufasha abandi, kuba bafite icyerekezo n'ubuyobozi bwiza, gukunda ukuri ndetse no kuvugisha ukuri, kuba bafite intego ndetse no gukora bashyizeho umutima. Mu myumvire ya benshi iri zina rifitanye isano no kwizera Imana n'ubushobozi ndetse no gutsinda ibibazo. Dore kandi bimwe mu byamamare byitwa iri zina Ezekiel. Utega amatwi nawe uze kumva ko uri buze gusangamo umwe mu bo waba uzi cyangwa se wigeze kumvaho, yaba ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi. Bimwe mu byamamare bifite iri zina Ezekiel cyangwa se Ezekiel nk'uko bikunze kuba bisomwa, harimo Ezekiel Elliott. Uyu nguyu ni umukinnyi w'umupira wa American Football muri NFL. Wa kabiri kandi ni Ezekiel Kemboi. Uyu nguyu Ezekiel Kemboi ni umukinnyi w'ikirangirire wo muri Kenya wiruka steeplechase. Kandi akaba wa gatatu ari Ezekiel. Uyu nguyu ni umwe mu bakinnyi b'inkuru ya cartoon yo bita Toto Drama. Ujye kuri social media cyangwa se kuri YouTube ugasacingamo ngo Ezekiel cyangwa se cartoon Toto Drama by Ezekiel, urahita umubona. Uyu nguyu wa kane n'uwo bita Ezekiel Jackson. Uyu nguyu ni umukinnyi wa wrestling wabaye muri WWE. Uyu kandi wa gatanu n'uwo bita Ezekiel Motua. Uyu nguyu ni umunyapolitiki ndetse n'umuyobozi wo muri Kenya. Turi kumwe muri kiganiro nitwa Silas Mika. Kandi bikiri mushyashya akora subscribe ku murongo wa YouTube Silas Mika Entertainment kugira ngo usangize n'inshuti zawe tse tukomeza kwibanira, cyangwa se nawe ufite izina ushaka tukagusobanura ubutaha twazariheraho. Manuka hasagena ibitekerezo hanyuma wandike muri comment utanetse kugira ibisobanuro by'izina ryawe. Ciao, ture muri video ubutaha.